aka kanya ni ikiruzi kigiye guhita kiba kuri Nana. Aka kanya wowe vuga ikintu ubonye, ni igiki ubonye kigiye guhita kiba kuri Nana, nimba uharebye neza, nimba ubonye uburyo bigenze, nimba ubonye uburyo Nyambo akinguye bagahita bamubona, ni ibiki bigiye kuba kuri Nana kuri wowe ubonye? Ya Suzy birangiye amenye yuko n'ubundi Nyambo avukana na Nana. Biraherera rero, murabona biri bugende bite? Ese Suzy naramuka aketse yuko Nyambo avukana n'ubundi na Nana, biragenda bite? Biracura iki? Arakora iki? Biragenda bite kuri Nana? Ibintu ntibishobora kuba bigiye kongera bigasubira hahandi habi, ariko byanashoboka yuko nyine ntacyo yakora, kuko bigaragara yuko Suzy muri iyi minsi yisubiyeho. Ariko kabisa kano kantu karansekeje, tigaruka ngo garuka enda hano kabisa. Ni akantu gatangaje kabisa kubona nyine Suzy, kubona Suzy mo hano. Bobo nawe ibyo twavuze, Bobo nawe ntabwo abyara. Bobo nawe bari kutubeshya nyine, abeshya ngo arabyara, ariko urabona yuko Bobo bikomeje kugorana. Kelly atangiye kugereka umwana kuri Willy, kandi mwe murabizi neza, mwumvise uko nabwiye Queen Queen namenye ukuri nawe biragenda bite. Ubwo ndavuga mushiki wa Willy, Nsabe nawe yaguze imyenda kabisa. Kasha abonye ikiraka kandi nawe ari guhigwa. Kasha nawe abonye ikiraka kandi ari guhigwa, mubonye ko n'ubundi Chris agiye kumuha ikiraka cyo gushimuta uwitwa Kelly. Ese hano ikiraka kiri bukorwe byite? Ese iki kiraka Kasha ari bujye kugikora? Ese najya kugikora nawe ari guhigwa, biri bugende bite? Wowe ubibona ute? Iki kiraka Chris agiye guha Kasha, wowe ubibona ute? Ubona Kasha azagikora neza cyangwa ubona Kasha azagikora neza, cyangwa nawe Yannick azaba yamaze kumubona? Ibintu ni hatari kabisa. Aka kanya ni ikiruzi kigiye guhita kiba kuri Nana. Aka kanya wowe vuga ikintu ubonye, ni igiki ubonye kigiye guhita kiba kuri Nana, nimba uharebye neza, nimba ubonye uburyo bigenze, nimba ubonye uburyo Nyambo akinguye bagahita bamubona, ni ibiki bigiye kuba kuri Nana kuri wowe ubonye? Reka mbasuhuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira The Manifest TV, the big TV, the best TV around the world. The people from Easter, the people from West, the people from Nafu, the people from South, the people from Kigali City, and the people from outside of country. This is the best TV, the Manifest TV, my best analyzer, my best commenting person, my best entertainer, my best the king of entertainment, my the best of the people around the world. I'm the one among of those who are the better, in the world. So twagarutse, this is my heart. Iyi ikaba ari ya filime nziza cyane imeze neza. Nkusaba gukora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigende neza cyane. Nk'isanzwe ni GMMG just in mind kabisa. Nanjye nkaba nagarutse. Reka duhere kuri Nana mubonye bigiye kumubaho, kubera yuko mubonye yuko Suzy ahari ari kuganira n'umukazana we. Ubwo ndavugana na mubonye yuko Nyambo yise kingura ahita mubona ati enda hano. Wibwira yuko ari iki kigiye kuba nyuma yuko n'ubundi Suzy abonye uwitwa Nyambo hariya, kandi n'ubwa mbere ahamubonye ntiyarazi yuko Nyambo ari uwaho. Ese nibishobora kuba bigiye kuba ibibazo cyangwa bigiye kuba ibisubizo? Murabizi yuko n'ubundi yari yarakunze Nana, yarabuze nuko namuvaho, birirwa bavuga ngo ibiki n'ibiki, kandi murabizi ko Bobo nawe kumutera inda byanze. Ntibyashoboka yuko amahirwe mwe mubona n'ibyaba byiza ari uko ahise yivumbura akagenda nazagaruke, nazongere no gukundana, wenda akaba abonye agahenge Nana nawe ziriya pressure bariho zo kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ngo yamuzaniye iki, ngo mukunde, ngo bakunde umwana, ngo ibiki n'ibiki, akaba zivuye nawe akaba aruhutse kabisa. Nicyo ngicyo nge ndimwo mbona kabisa. Rero gusa reka tubitegereze, nuko muri iyi minsi n'ubundi tuzi yuko mama Yannick yahindutseho, ariko reka dutegereze tuze kureba ukuntu bizagenda. Bobo ntabwo byarajye mwavuze birabaye, ngo amutera inda nayifate da. Na Devu nawe uti nanazi kubara iminsi, ati humura twarakundanye, uti ndamuzi mwana. Imagine ari ukunda umuntu
uri inshuti n'umuntu yarabaye inshuti n'undi akakubwira ati ndamuzi dukundana iminsi yarayibaraga, ati kuki utamuteye inda, ati nuko yarazi kubara iminsi, wamusubiza iki? Uhita wumva nyine kabisa ka kantu kajemo kabati noneho kabisa burya wa mukobwa noneho kabisa uhita umutekereza ukundi kuntu. N'aka kantu nanone Dave avuze byashoboka ko Bobo nawe ashobora no kugatekerezaho, ariko Bobo ibyo mwavuze byo uko adatera inda by'uko atabyara, ibi bintu byanashoboka kweri kuko nanjye ndi kujya ngenda mbibona nkabona ari byo, kuko nkurikije uko ndi kugenda mbibona n'ubundi ndi kubona bishoboka ko ari byo. Kelly atangiye kugereka kuri Willy inda, bizagorana kabisa. Ese Queen nawe namenye ukuri bizagenda bite? Wenda tureke Kelly abeshere Willy kabisa, ibyo nibyo ni sawa. Ese noneho Chris nabyivangamo? Cyakoze njya aho mbona byari guhira n'ubundi Kelly, ni igihe Kelly yari kuba adafite undi muntu hafi, ni igihe Kelly yari kuba adafite Willy hafi, ni igihe Kelly yari kuba adafite Chris hafi, nibyo byari kumuhira. Ariko mu gihe noneho afite Chris ashobora kuzashyira ukuri hasi, Chris ashobora kuzatuma byose imenyekana. Chris arabikora ate kugira ngo ahevinge all friends, ahevinge n'ubundi uwitwa Willy namuveho, ahevinge n'ubundi na Kelly? Yabikora ate? Byakunda se? Byashoboka se? Ibyo bintu ni hatari kugira ngo bishoboke. Gusa njyewe bino bintu biba birimo bintera n'ubwoba kabisa, ukuntu bagiye kumuha ibinini, kandi ibyo binini ashobora no kwibeshya akabizana cyangwa nawe akazana ibindi. Ahubwo inama ya Nick yaragiriye Chris niyo nama yariyo, ahubwo akahamukura, kuko byenze bikunze no kuhaguma ni ikibazo. Gusa tubonye uko n'ubundi Chris ahise ashaka uburyo ahereza ikiraka Kasha akazajya kumushimuta. Ku rundi ruhande tuzi yuko na Kasha nawe ari guhigwa, ariko Kasha arabanza agiye gushimuta abakorera akazi nkako, noneho nibarangiza nawe bazahereho bamukorere ibibi, kandi yarabashimutiye umugore. Ese Chris natuma Kasha kujya gushimuta n'ubundi Kelly akamuzana akamumuha, nibizarangira n'ubundi Chris yitambitse mu bya Nick na Kasha? Noneho kabisa filime noneho igiye kuryoha kabisa. Ngiye ni kubona bizarangira n'ubundi byivangavanze, none iyi filime bikivanga bikaba ibintu by'uruvangitiranye. Nsabi n'umukunzi we nawe bimeze neza cyane. Nsabi yaguze imyenda kabisa, nicyo bita kugira umukunzi mwiza, kugira umukunzi ukwitaho. Nsabi urabona yuko noneho muri iyi minsi ameze neza cyane, yabonye umukunzi yaramaze iminsi abantu barimo bamunyuzamo ijisho, ubwo ndavuga cyane Sheri we. None yavuze ati kabisa kugira ngo Sheri wanjye arinyuzemo, let me go and buy a clothes. Bizambye bimfasha nyine mu gihe cyanjye, gihe turi kumwe, gihe namusuye, gihe turi kuganira kabisa. Urumva yuko ibyo ari bimwe mu bintu nawe yitayeho. Dave nawe iwe bigenda bigorana kabisa. Murabona yuko n'undi nama za mama Dave ndetse n'inama za Navi ntabwo ari kuzubahiriza. Twari twaherutse n'undi Dave ibintu yavuze ko agiye kubijyamo neza, none biri kwanga. Se Dave we ntabwo ashobora kuba agiye kwikururira ibibazo, kandi abona yuko n'ubundi uriya mukobwa ashobora kumujyana akazaburana ari muri gereza n'akazi akazakabura. Dave wakurikije inama za Navi na Mary wawe, cyangwa ukareba indi nama ya Danger, ukazakora ikindi kintu cya Danger, tukabona yuko n'ubundi koko ibitekerezo byawe byubaka, no gukomeza urakarira uwo mwana nawe na kabisa ku kantu ntabwo ari ukomeza urakarira Bella n'ubundi, kandi ukamurakarira uzanamutunga, muzakomeza mukabana gutyo kandi ukamwitwaraho neza, ejo bikaba nabi ni bibi. Emera cyangwa se uhitemo kugira ute kumucasinga way, ubundi usigare uhangana n'umuzigo wawe. Tekinike ya nyuma ya Shikaramu kabisa, uwo ni Bijosi cyangwa se Bijobija, ati yarwanye na Kasha, noneho bakimara kurwana akoresha tekinike ya nyuma yize muri Shikaramu kabisa. Noneho ngiyewe hari aho ngira noneho filime igatuma ngagara. Tekinike ya nyuma yigiye muri Shikaramu, wano umusaza Bijosi Bijobija kabisa avuga ati ngiye mfite tekinike ya nyuma nigiye muri Shikaramu, niyo nakoresheje mu kubita ikintu. Kasha nawe kabisa urabona ko yatangiye guhiga, uratangiye guhiga abo mu byaro, atangiye guhiga sister we, ahubwo ukibaza Nyirankusa namara kumenya ukuri noneho. Kandi Kasha nzi ko adashobora kuguhisha, namenye ukuri akamenya yuko Rizosi ari umwana
wa mwarabu haracura iki haravuka iki mw'iki cyaro. Noneho iyi filime igiye kuryoha, reka tuyitegereze tuzarebe ukuntu izaba imeze kabisa, tuzarebe ukuntu ibintu bigiye kumera neza. Reka mushimire wahisemo kubana natwe, musakora subscribe, share, like, comment kuri The Manifest TV, mwubwira yuko umwanya wawe ari w'agaciro gakomeye cyane. Jye nari GMMG Justin Mind, the big entertainer, best commenting person, the best analyzer to The Manifest TV. Ciao, ciao.